Babyeyi, inshuti, bavandimwe, muteraniye muri iyi ngoro ya Nyagasani kuri iki cyumweru, Kristo Yezu akuzwe. Umunyarwanda yaritegereje, arangije aca umugani mwiza ugira uti Imana iruta imanzi. Uwo mugani ukagira n'iyindi birisa nawo igira iti Imana iruta imanga, cyangwa se Imana iruta ingabo. Ubwo ni ubuhanga bukomeye bw'Abanyarwanda mu buryo bwacu bwo kubona ibintu, ndetse no guha buri cyose umwanya wacyo. Abasokuruza bacu bari babizi cyane. Iyo rero bavugaga ngo Imana iruta imanzi, cyangwa Imana iruta ingabo, cyangwa se iruta imanga, bashakaga kuvuga ko Imana iri hejuru ya byose. Iruta ingabo, iruta imanzi, kandi imanzi nawo wari umutwe w'ingabo. Iruta imanga, kuko imanga nawo wari umutwe w'ingabo. Zimwe zari iz'i Bugesera butaraba u Rwanda, izindi zari iz'u Rwanda, imanzi n'imanga. Bawuciye rero babonye Imana ikijije umwami wabo. Imanzi zashakaga kumuhitana ntizabigeraho, n'imanga zamurwaniriraga zitabashije kumurwanirira, nuko baravuga bati burya koko Imana iruta ingabo zose, iruta imanga, ikaruta n'imanzi, niyo ikwiye kubahwa. N'uyu munsi nabihamya, Imana iruta byose. Ndetse nkurikije icyo Ivanjiri tubwira, nanjye nagaciye uwundi mushya ugira uti Imana iruta ifaranga. Kandi nibyo koko, n'ifaranga irariruta, n'ibindi byose twashyizemo amizero yacu irabiruta. Ubwo ni ubuhanga bw'Umunyarwanda, umukurambere wacu, ariko natwe tukabona ko ari byo koko. Imana iruta byose, n'iryo faranga twashyize imbere irariruta. Ivanjiri irabitubwira, ariko harimo n'ababifata nabi, ari nayo mpamvu ngira ngo munyumve neza. Ntabwo nshaka kumera nk'aba bandi basebya amafaranga kandi birirwa bayashakashaka, bavuga ko ntacyo amaze, ndetse bayitiranya na shitani cyangwa n'ibyayo, ariko kandi bibeshya cyane, kuko buri wese arayakenera. N'iyi mikoro mvugiraho yaguzwe amafaranga, niyo ntebe wicayeho muri iyi ngoro ya Nyagasani murabizi neza yaguzwe amafaranga. N'iyi ngoro yacu twicayemo irabagirana ubwiza, kugira ngo tubugereho muzi ko byasabye iki? Amafaranga. Imana irayaduha, turabikora. Kugira ngo ujyane abana bawe ku ishuri, ababyeyi murabizi, ubu ni rwo rugamba muriho, bigusaba iki? Amafaranga. Ntiwagenda utajyanye borudero.
ndetse abacuruzi murabizi, Rwanda Revenue iraza ikagusaba iki? Amafaranga. Waracuruje urunguka, urasorera na leta. Mu by'ukuri ntabwo twavuga ko amafaranga ari mabi, ni na meza rwose kuko adufasha muri byinshi, ariko aba meza bitewe n'uburyo twayakoresheje, cyangwa akaba meza bitewe n'uko twabyitwayemo, akanaba mabi nanone bitewe n'uburyo twayitwayeho cyangwa se ibyo adutegeka twabyitwayemo. Gusa icyo nzi neza, nk'uko Imana iruta imanzi, nk'uko Imana iruta imanga, nk'uko Imana iruta ingabo zose, Imana iruta n'amafaranga kure cyane. Kuvuga ko Imana iruta amafaranga ntabwo rero bivuze ko ari mabi, kuko kuba mabi cyangwa kuba meza biterwa n'uburyo jyewe nawe twabyitwayemo, twayakoresheje. Rwose murakayashaka muyabone, muragatunga mutunganirwe, muragahinga mweze, mugwize uko Imana ibishaka. Ariko ikinyuranyo kizabatandukanya n'abatazi Imana ni uburyo muyitwaramo. Ubwo buryo rero ubugezweho ubu ngubu ni uko twebwe abantu twacuritse ibintu. Niba umunyarwanda yaravuze ko Imana iruta imanzi, ikaruta imanga, ikaruta byose, nkaba nongeyeho ko iruta ifaranga. Ikibazo dufite ubu ngubu ni uko mwene muntu yabicuritse. Mwene muntu mu myitwarire ye agaragaza ko ifaranga riruta byose, agaragaza ko ifaranga riruta bose, ndetse ubu bikaba bigaragara ko mu myitwarire ya mwene muntu agaragaza ko n'ifaranga riruta Imana. Murumva rero icyaha cyacu aho giherereye, twafashe ibintu turabicurika. Icyari igikoresho, ndavuga ifaranga, ndavuga ubutunzi, ibyari byararemwe ngo tubikoreshe tugana Imana, twabisimbuje Imana. Intebe Imana yari yicayeho tuyisimbuza bintu, reka ndyite ifaranga. Aho niho icyaha cyacu giherereye. Ubu kandi ni ku isi iteye, abantu bazakubwira ko ifaranga riruta byose, kandi ubwo ntacyo abaguhishe, aba nakubwiye ko riruta Imana. Ni nayo mpamvu bavuye kugusenga, twavuye kugusenga tukaryiruka inyuma, twavuye ku mico myiza mbonezamana tukaryiruka inyuma, twaretse imico myiza mbonezabupfura turyiruka inyuma. Mu by'ukuri ikibazo dufite ni uko ryasimbuye Imana yacu, ni uko ryafashe umwanya w'Imana. Ibintu twarabicuritse, ahubwo umuntu asigara akoresha Imana ngo abone ifaranga. Ibyo bintu murabyumva se? Imana ikaba yarabaye igikoresho kugira ngo mwene muntu abone ifaranga, kandi ubundi mwene muntu yarakoreshaga ifaranga neza kugira ngo abone Imana. Ngiki kinyuranyo cy'ejo hashize n'uyu munsi. Aho tugana ho simbizi uko bizagenda, ariko ifaranga nirihinduka Imana twimitse, muzaba mureba aho tuzageraho si heza. Ariko niturigira igikoresho kigana ku Mana, aheza ho tuzahagera byo nta gushidikanya. Reka mbabwire impamvu y'ibyo ngibyo. Ubundi uko Imana yaremye ibintu
na mutagatifu Ignace de Loyola bidusobanurira neza. Ubundi muntu yaremewe kuramya Imana, muntu yaremewe gusingiza Imana, muntu yaremewe gukorera Imana kandi akayikorera mu bayo. Uwo ni muntu. Naho ibintu byo byaremewe guherekeza muntu ngo abashe gusingiza Imana, abashe kuyiramya ayubaha kandi ayubahisha abandi, kandi abashe no kuyikorera mu bihe byose. Ngicyo ikibintu byaremewe. Nk'uko nabibabwiraga rero, akaga twagize kandi turimo kugira ni uko iyo nzira twayicuritse, ariko kuyicurukura biracyashoboka. Gushoboka rero ni uko twakwibuka umuhamagaro wa muntu, tukibuka ko umuhamagaro wa muntu ari ugusingiza Imana umugenga wacu, tukibuka kandi tukibutsa abandi ko umuhamagaro wa muntu ari ukubaha Imana no kuyikorera, bityo umuntu akaboneraho gukiza roho ye, naho ibindi biremwa biri ku isi bikaremerwa muntu kugira ngo bimufashe gukurikirana wa mugambi Imana yamuremeye. Rero iyo bimeze gutyo, umuntu agomba gukoresha ibintu Imana yamuremeye, ku rugero twavugaga rw'amafaranga, kugira ngo bimufashe kurangiza neza uriya mugambi wayo wo kugira ngo isingizwe, yubahe, ikundwe kandi ikorerwe muri iyi si yacu. Iyo niyo myumvire myiza y'umukristo wo gukoresha ibintu, by'umwihariko wo gukoresha amafaranga. Nimwumve ko atari mabi, nimwumve ko ntacyo atwaye, nimwumve ko nababwiye ngo muragatunga mutunganirwe, ariko kandi ibyo mutunze ntibikasimbura Imana, n'ayo mafaranga ntagafata umwanya w'Imana, ahubwo ajye tubera imbaraga cyangwa se ibikoresho byatuma tugera ku Mana kandi tuyigezaho abacu. Muti y'amahitamo aje rero bigenda bite? Ivanjiri irabitubwira neza. Iyo amahitamo aje duhitamo Imana mbere na mbere. Iyo amahitamo aje duhitamo gukoresha amafaranga icyo yagenewe. Iyo amahitamo aje duhitamo umuhamagaro wa muntu umwe wo gusingiza, kuramya no gukorera Imana mbere yo kugira ibindi byose twahitamo. Uyu munsi rero icyo twahamagariwe ni ukwiga guhitamo uburyo bwo gukoresha ibintu byacu. Niyo mpamvu isomo rya mbere ridusaba ngo nimujya guhitamo uko mukoresha ibintu, muzirinde amahitamo yabahuza n'iby'umuhanuzi Amosi yamaganye. Umuhanuzi Amosi atubwira uburyo abakire bicaye bakagambana ngo nimuze twicare turenganye abakene, ngo muricara mukajya inama yo kubarenganya, ngo mutsemba b'intamenyekana bo mu gihugu, muvuga ngo mbese imboneka z'ukwezi zarangira ryari, kugira ngo dushobore kugurisha ingano na sabati zashira ryari, ngo dushobore gufunga imifuka y'ingano twahunitse. Ibyo Amosi arabyamagana ngo nimutangira gukoresha ibintu byanyu,
ntimuzabe mutekereza uburyo muzariganya umukene ngo mwebwe murusheho gukira ngo maze umukene arusheho gukena. Ngo ntimuzajye mutegura uburyo mukoresha ibintu byanyu ngo kugira ngo n'utwari dutunze abakene mutubambure kugira ngo mwebwe murusheho kuba ibihangange. Uwo ni umuhanuzi Amosi ubivuga. Ngo nimuteganya kongera ubutunzi bwanyu ntimukajye mubikora mwicaye ku ntugu z'abaciye bugufi, ahubwo igihe muzamuka mujye mumenya kuzamura n'abandi. Uwo ni umuhanuzi ubitubwira. Naho ivanjiri kongera ikatubwira ngo mu gihe mukoresha ibyanyu mujye mubikoresha mushakisha inshuti aho gushakisha abanzi. Muzabibona ubu ngubu rimwe na rimwe uko abantu bagenda bagira ubushobozi bw'imibereho niko bagenda bishitura kandi bakikuraho inshuti zabo. Bajya bavuga ngo iyo ukize baraza. Ikibazo rero kibaho ni uko abantu bagenda bakira bikuraho abo batareshya, bakabyitirira nanone wa mugani w'ikinyarwanda ngo amaboko atareshya ntagira gute. Burya rero umukire mwiza ahubwo uko amaboko ye agenda aba maremare niko agenda ajya gusuhuza no kuramukanya n'abaciye bugufi. Nguko uko dukoresha neza bintu Imana yaduhaye, nguko gukoresha ifaranga neza. Ikindi cya nyuma ari nacyo ndangirijeho, ni nacyo nanatangiriyeho, ni ukwigengesera cyane kugira ngo ibintu ari byo bigaragazwa n'ifaranga hano bitazatwara umwanya w'Imana. Ntuzabure umwanya wo gusenga ngo ni uko urimo kwiruka inyuma ya bintu. Ntuzabure umwanya w'ibikorwa by'urukundo ngo ni uko wiruka inyuma y'ifaranga. Urakaryiruka inyuma uribone, ariko ntuzibagirwe ko ridufasha n'ibikorwa by'urukundo. Ntuzibagirwe abaciye bugufi ngo ni uko wowe ryakuzamuye, ahubwo uko ugenda uzamuka ujye urushaho guca bugufi, wibuka abaciye bugufi, nguko uko bakoresha neza umutungo n'ibyiza Imana yaduhaye. Nongere mbisubiremo, Imana iruta imanga, Imana iruta ingabo, Imana iruta bintu, Imana iruta ifaranga. Nidushakashaka Imana yacu maze n'ibyo iduhaye tubikoreshe tuyikunda, tuyikundisha abandi kandi tuyikorera ubudatuza. Nyagasani Yezu nabane namwe.